Previously on season 2 episode 33. Umeze neza? Shalom arapfuye iki? No. Shalom agiye ate? Apfuye ate? Mubizi se ntubizi ntuzi byiwe. Amabandi niko arangira. Oya we mana yanjye we. Ibi bintu kuko none umuntu arabikira gute mana? Ibiki se? Sheri ko numvuye isupanika bite? Ushobora kugira ikintu kimwe uvuga hano no ugasanga niwe bishyiriye. Uri kumva? Kubona ari mu None se tuvugisha ukuri. Ibintu by'abarise uretse. Ibintu by'abarise na Cedric. Nkundi we birakureba. ariko byibuze ibibazo ntabwo byakarangiye gutya. Nagenda. Byihuse cyane. Uretse nanjye. N'abandi bose bamuze ntibyababaza. Uretse mwebwe nabonye mwe bagize byaratari. Ahubwo wenda ngiye ikintu kimbabaje ni kimwe. Iki? Nuko apfuye atambwiye icyo yahuye mushiki wanjye gusa. Sobanurira. Ubu urashaka kumbwira ko utazi ko Shalom yapfuye? Biki? Shalom upfa? Ushatse kumbwira ko ari bwo bwa mbere ubyumvise? Shalom yapfuye papa? Cedric nawe aramwishe nyine. Aramwishe. Akaba agiye kweri base namubwiye ukuri ngo amenye wishikamye. Ariko se nibyo ndi kubwira ibyo bintu muri kumbisha n'ibiki? Ariko reka ngere nkubwire. Dani. Umurundi aravuga ngo uzomusha nge sinzomusha. Ngiye gushakisha uwo witwa Cedric. Turi kumvikana? Ashaka abapima 200, ashaka abapima ikiro kimwe, mwebwe mwarananiwe. Ngiye kumwishakira. Wandetse kweri ko No. Kuri imyaka iri kujyana watse utajya gusazira mwishe n'umuzira. Abantu bari kunshiraho. Ndi kureba ngo imyaka iri kunjyana. Imyaka ni igiki? Imyaka ni iki? Ni imibare. Basika dutegereze kuba bamenye none n'uwamwishe bakaba bazi ko ari uri muri bino bintu ari uri gukora aya mahano. No. Kuvuga ngo bamenye uwishe ntuzazi Shalom. No, Shalom ni inzego z'umutekano zamwishe. Ariko zamwishe kubera iki? Ari kuhunga ngo ni Cedric. Ejo ni wowe. Ejo ni umukobwa wanjye Alice. Sasa biragenda bite? Umuntu akomeze yidegembya aho ngaho ngo ni Cedric, yidegembya aho ngaho akora uruziga ngiye nanjye ndebera gutya gusa. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Reba uko umaze kumera hejuru y'ibintu tutazi ibyo ari byo. Umwana w'abandi aragiye. Ejo nzajya kumva numve barambwiye ngo twabonye umwana w'umukobwa munsi y'umuhanda nsange na Alice. Ejo ndi bambwire ngo twabonye umurambo mu ishyamba ngo uwo musore muremure nsange niwe. Amaherezo arabayaye. Wamfasha utamfasha. Iki kibazo ngiye kukigira mu kandi Cedric ndamubona kandi araryozwa ibyo yakoze. Gusa ikibazo gisigaye ni kimwe. Uramfasha cyangwa ntabwo umfasha? Anakubeshye kabisa sinzi ukuntu ibintu bikemure kabisa. Urabona ndi gukora iki? Ndabigenza gute kugira ngo umubone? Ndakora iki? Reka turebe wenda amaherezo. Buriya n'ubundi birimo inzego na Cedric nawe ikizima nuko ari bufatwa. Icyo ndacyizeye nimba ese wari uzi ko gutegereza igihe nabyara uguta igihe?
mbese iyi ofisi none no gukisohokamo. Se Dani habaye iki? Trishi, Karame. ibintu nagusabye urabinkoreye. Naramubwiye. Cyaze abantu bahanga mwese ubungu igisigaye nuko mwese nzabishiramo sasa. Ase abantu mwese hano muri company Diamond zarabatatse musike mufite ibihe bibazo. None njye nawe turapfiki. Ngo ngusaba ikintu ntugikore. Nawe ukiri muri sense ya buri muntu wese. Ba witonze. Koresha telefone yawe mpamagare Cedric. Koresha telefone yawe mpamagare Cedric. Urabizi Cedric njyewe ntabwo mba nemera kumuhamagara ibintu biri aho ngaho. Cedric muhamagara yambwiye ko hari appointment ifitanye nawe. None si ubu igihe cyose naje hano nkubwira ngo ndashaka kumuvugisha. Ako Dani. Njye ubona naje hano nta mpamvu mfite cyangwa nzameze gutyo ubona ari uko hari ikintu nje kumubwira nyine mukeneye biri aho ngaho koko. Ni ikintu cya mbere wagiye wako Cedric ari boss wawe. Muhamagare nta kibazo. Urabizi neza ko ari boss se? Muhamagare. Asi bundi hari ikihe kibazo? Bundi nije njye na hano utazi bijya mbere cyangwa utazi. Ko Trishi nawe wajya kunyumva ubu ngubu byagenze gute? Ase Dani ndi kukumva. Niba ngusabye ikintu cyoroshye wampamagare Cedric ukoresheje telefone yawe kuko njyewe yanze kunyitaba ni ibintu bigoye. Ako Dani ikintu cya mbere mu mutwe wawe uba wibuka ko Cedric uba uri kuvuga ko ari boss wawe. Uba ugomba kumwubaha n'undi ujyaho no kuvuga ugashyiramo full stop. Ariko sinzi ikibazo gihari n'ikibazo mufitanye kiri gutuma uza wasaze gute. Ubundi hari ikihe kibazo Dani? Ndamwubaha urabizi. None se kandi nari muzigero mbona na disrespecting umuntu gutya. For nothing. Ikintu ngusabye wamfashije ukamumpamagarira kuri telefone yawe. Okay, Dani reka ngerageze noneho ndebe ko nyine ntabasha kumuvugisha. Ubu nta kibazo ndaza kukubwira. Ntari muvugisha kuko njye sindi buvana namubona. Okay, nta kibazo. Cedric. Allo? Umva sihangane ho gato nkuvugisha basi no yaba ari umunota umwe. Nibiki. Umva Dani hano kuri office yansaranye ngo telefone yange ari kuyihamagara ngo ntufate telefone. Nyine yansaranye ngarava muri office ngaruka mubona nyine bamufite ibibazo nge ntago mbizi. Ndashaka kukubwira ko Dani hano byabaye ibibazo. Okay, ndaje mubwire ko nje mukanya. Okay, nta kibazo. Yes, chérie. Oui. Umva. Ibintu byakomeye. Wa mwana yapfuye. Shalom. Yes. Nanjye kuri ribu nibo bampamagaye bavuga ngo barebye muri telefoni ye ngo babona ngo umuntu beruka kuvugana ngo ari njyewe ngo abandi bose babahamagaye ngo biranga. Basobanura ngo yagerageje ngo kurwanya inzego z'umutekano bahita bamurasa. Ihanga ari nyine bamurashe arajya muri koma ariko ukuntu muribu yambwiraga wumvaga ko nta nuko kwanga kubwira umuntu kumubwiza ukuri ariko wumvaga ko ashobora kuba yapfuye tu. Nyine ikibazo gihari uribuka yabaruwa yanyandikiye ambwira ati uzambwirira ababyeyi ko ibintu ko biteye bazamenye ukuri bazagire bati. Twumvikana ngano nombwira ndi buhamagare mbabwira ngo umuhungu wanyu ngo yapfuye kandi uziko yavugaga ko afitanye ikibazo n'uramusheri wa Alice. Yes. Ese nimba yarabibabwiye urumva atari ikibazo? Niko Dani wambuze wanshakishije ukipa tukanagenda. None si ikibazo ni iki? Ariko Cedric Dani ndekura ukipa tukicana mushiki wawe. Excuse me ndekura. Dani nta sono ufite uje kunshinyagurira nicyo wanshakiraga mu Cedric reka nkubwire wajanga kujya nubwo ari mushiki wawe. Nta sono ufite Dani nicyo umaze iminsi umpamagarira ndi mu manama unesha umutwe telefone ivibwa nawe ibyawe byagiye hanze. Ibiki byagiye hanze kubwira ese ubundi ibyo bintu ninde wabikubwiye ibyo ngibyo ndabikubwiye? Shalom uriye wirirwa wirukankaho. Hari undi se hari undi utabivuga wifate wice mushiki wawe ako hejuru yo reka nkubaze Dani shimye ko uri umwana nkurusha n'imyaka
urabona umuntu nkanjye nakwifatanya ajya kwica mushiki wanjye kuzihe nyungu nta soni ufite undi musheri wa Alice ntabwo muzi n'abana nabo ndababaza bakamwe ati ntawe tuzi kumva ngaro nambwira nimbara biriya yambwiye naye arahindukiye nabyo akabibwira iwabo urumva deja inzigure iratangiye ko nta kintu yaba yazize nyine umuntu yari bupfe biragaragara nuko atamenya umunsi cyangwa ikiri bubitere ariko ibyo ari byose nkurikije irabaro yanyandikiye n'ukuntu yageze anga yirukanka ndagiye ngize gute twari umurimo yes Danise kari igicucu kiba kiri aho ngaho gusa kihagaze wagize ngo ari n'ikintu nawe abazi ariko ntasiga muri no misa afite ibibazo sinzi ibintu biri kumukoroga mu mutwe bazi umuntu ujundo asitaye kuri robine bazi umuntu usitara kuri robine yavukiye ari reba reba ukuntu areshya kanasitara sawa ubwo nibyo nashaka kumenyesha nyine ntakundi reka ndebe ukuntu byaranje ntakunda ariko nataye umutwe pe sawa Njyewe ndashobora kunyitesha gutya kuko uri boss wanjye nkaba nanjye nshobora kukureka nkaba nzi neza yuko ari na mushiki wawe ariko nugiye ngo nabandi uzabacika ariko Daniel hejuru y'ibyaha byawe reka nkubaze jya ukoresha umutwe mu bindi bintu atari no gusukisha gusa Madrid washyizeho ujye ukoresha unatekereza urumva njye nafata mushiki wanjye amaraso yanjye wavuye mu nda ya mama nkajya nkamufata nkamwica hejuru y'ikise kimuruta kuri ino se ibyo uvuga hejuru y'ibyabaye ntabwo ushobora kureka ngo umuntu aruhuke mahoro ubwo njyewe warandetse ndaruhuka excuse me warandetse ndaruhuka ibyo bintu biri guturuka mu mutwe wande ko nzi ko njyewe nakubeshye ibi bintu n'ubundi birashyira man n'ubu uri boss wanjye reka nkubwize ukuri sibyo niba ari byo wanyweye niba ari uko usigaye umeze niba ari trauma ufite wicare wikonsore wicare witekerezeho nta soni Shalom yari kuvuga iki kizima Cedric singiyeho ugize icyo ngukora ndabizi singiyeho njye nyine uri hejuru ibi bintu asoni Yes papa Shalom mwiriwe mbere na mbere najya mbahereze pole kabisa ku byabaye ku mwana wanyu sinzi niba mwabimenye nta bya pole what nta bya pole ibyo mwakoze twarayibonye ibyo twakoze se ni ibiki kandi vuba bidatinze ugomba kubyishyura umva ariko reka ngusobanure uko ibintu bimeze gerageza unyumve sibyo halo Wisheri bite sabe umeze ute shanjewe ibyanjye nukuwe ne hatari ubuzi ninjoro umusaza wawe yankoreye hano Dani yakoze ibiki sheri yaje imagine Dani uzi n'ukuntu anyubaha n'ukuntu yaje amfata mu mashati hafi yo kunkuramo ijosi oya ntumbwire yaje ari kumbwira ati Cedric niwe wishe Kami Cedric niwe angerekaho ibintu njye numiwe ntabwo suye ni Dani cyangwa ku buryo agutinyuka akagufata mu mashati ndakubwiye ngo yaje amfata mu mashati arancugusa kurya afite n'ingufu ari na muremure mana yanjye si ni ibiki koko mu yaje arimo kumbwira ati Cedric niwe wishe Kami Cedric niwe nyirabayazana ndavuga mushiki wanjye baby ukunzi uwo mutima nawe ugira si ibyo ngibyo abikurahe koko cyangwa yasaze ni trauma afite sinzi ibyo nabiketse nabyo ariko rwose nabonye ari amahane n'umujinya bidasanzwe sinzi wasanga wenda sinzi ariko se iyo trauma afite wowe udafite uri musaza w'umukobwa
ndakubwiye ngo njye naguye mu kantu havuze ni Dani afashwe n'ibiki parike ari amagambo baba bamushyize sheri mva nkubwire urabizi yuko umutima wanjye urawuzi imbere n'inyuma uranzi sibyo uzi neza ko nta bugome ngira uzi neza ko ntashobora no gutinyuka kwica mushiki wanjye wowe n'isazi ntiwatinyuka no kuyikandagira none ngo iki exactly so rero ikintu ndero gusaba umbabarire umugore wanjye mwiza amagambo n'amabwire bakubwira ntubyumve ibyo bintu ntubyumve sinzi iyo biri kuva ni ukumbeshyira nta kintu na kimwe nzi muri ibyo bintu sibyo sheri mbabarira wikwivuna ndakuzi neza 100%. Ibi byose ndabizi neza ni Shalom wasize bipanze ngo turyane duhaze mu mwiryane haburumvikana n'undi ariko ndabizi neza ko tuzabicamo humura ndakwizera ndetse cyane. Thank you so much Rwanda. Uri gukora iki se? Ndi muri office ari ibipapuro nendaga gusayininga wabyohereza ariko washakaga nkumbuye babumbuye ntacyo reka mve muri ibi ngibi turavuga kibe bisaba akazi keza sasheri take care ya tawa Swisho urakomeye kumeshitoba ndaho shala kiva kimba numageno no turi ku mutwe pe ndabona ariko cyeye umeze neza ariko ni bisanzwe yamba guhera igihe nihangana ibibazo bya Cedric guhera aho bigeze noneho ndumva njye nko guturika nk'umutwe pe what igihe nahere nihangana ibibazo bya Cedric havaho kimwe hajyaho ikindi mpangana nabyo Trisha ugiye kumbwira ko nawe usigaye ukunda Cedric ako Seleki ibintu nandi kuvuga birimo bavuga bihuriye hehe nuko nzi ko umuntu ashobora kugira stress cyangwa se yagaterwa stress z'undi muntu cyangwa se akagira stress z'undi muntu wenda baba bakundana cyangwa se wamukunda so ntabwo numva rero nawe cyaba cyaguteye stress kuri Cedric mva nkubwire like njyewe nkoranye na Cedric igihe kinini cyane rero urumva Cedric mukunda nka boss wanjye mwiza unyitaho like nakusibye nanjye njyewe Cedric yita ku bakozi be bose noneho njyewe urumva like ni nkanjye mukuru dukoranye igihe kinini cyane Cedric ndamuzi neza nkuko nawe ashobora kubanza rero that's why numva ibibazo by'abari nk'ibyanjye ntago namubona like yataye umutwe nanjye nkuko nyine biza abakozi bakora ngo ni boss ngiye Cedric ni nk'umuvandimwe kuri njyewe that's why nyine ubona ibibazo bye byabaye ibyanjye pe Trisha ngenda kumva cyane kuko juste nzi ko ukunda akazi icyo gihe narakikubwiye wita ku kazi ukora nk'uwikorera kandi ikindi Cedric nawe so ariko wowe don't worry uzamera neza wongere ugaruke mu buzima bwawe busanzwe nakundi nakomeza kwihangana numva ko ari ikintu nshaka kukubwira nanjye sheri ugeze ku kisi ahubwo se iyo miti uri kuyifata neza numva nta kihinduka okay umva nakohereje igihozo sinzi nimba atarakugeraho yes cyangwa se akugwaze urabona ni n'umwana ntabwo nshaka yuko agumanga kubera ko hari bishobora kubera hanga bishobora kumuhungabanya yes wowe umugumisha aho ngaho akugwaze niyo wanamara no gukira mbega zaza ariko nkubwiye ngo ongera umwohereze ngiye kubyitaho byo ntugire ikibazo no aba basigaye ni bakuru umuntu usigaye ni bakuru turadiringa nabyo bigomba kurangira kameme bigomba kurangira ikibazo yivurugu yose turimo akajagari kose turimo kakarangira no sheri nta kibazo ntugire ikibazo rwose nanjye ndi umuntu mukuru ntago nahubuka ngira ikibazo kandi n'abana nta kibazo bari kugira kandi wiyiteho nakubwiye ngo mu gitondo siko nakubwiye ngo ibintu by'amasombe ubyiteho cyane naruhuke
sawa sawa oya nkubwira nta kibazo ariko uwo mukobwa w'umugumanye ntaza guhenda ubwenge ngo agaruke oya abagumye aho ngaho akwiteho sawa. Give me your hands. Trish. Ikintu nshaka kubwira ariko nizere ko utari buze kumakanira. Habaye iki? Nyine ntago expecting igisubizo kiri negative. Okay, nta kibazo mbwira. Inshuro zose ubona nyura ahangaha ntago ari uko ari hano nkorera ko mba mfite akazi kanjye mba ndimo ahubwo niba wunzana ahangaha inshuro nyinshi. Suzuje kumbaza ibintu by'akazi like none bibaze ko hari igihe nzanywe n'iby'akazi ahubwo bikarangira akazi yego ngakoze ariko nawe ntumburemo mu bitekerezo byanjye. Yego uri mwiza Trish. Thank you. Nandise. Kutabifiringa ariko kuri mwiza. Yego nukuri yego man. Na okay ntabyo nzi ariko kubwo bivuze murakoze. Yego nibyo. So Trish rero ntabwo mbasha kwiyumva ukuntu nyine umunsi nzakira numva ko hari ubundi burenganzira mfite bwo kuba naganira nawe kisanzuye apart from y'akazi cyangwa se akaba ari ibindi dushobora kuza tukaganira biri kure cyane y'akazi byacu mu buzima bwacu busanzwe. Trish, ikintu nshaka kukubwira nta kibazo your friend ikibazo mbwira ikintu ushaka kumbwira. Can you tell the telephone? Excuse me. Okay, nta kibazo. Makuru. Yes.